Murakoze cyane. Icya mbere nabanza gukora rwose tubikuye ku mutima nk'akarere ni ugushimira abanyaruhango batuye mu karere ka Ruhango ubwabo badufashije kwakira bagenzi babo, abaturage b'akarere ka Ruhango nanone batuye mu tundi turere, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, mu mijyi nka Huye, mu mijyi nka Musanze. Mbese habaye inteko y'abaturage yagutse, ariko iyo nteko y'abaturage yagutse twayihaye izina tumaze iminsi dutegura, ryitwa turi mu Ruhango. Turi mu Ruhango ni izina twakuye mu gihangano n'ubundi cy'umunyaruhango cyitwa Benimana, cy'umusaza Bwanakweli n'uwo mu Kabagari. Icyo bigamije turi mu Ruhango nk'uko byivugira ubwabyo ni ukuba twicaye nk'abanyaruhango tuganirira mu Ruhango, tuganira ibya Ruhango, amateka ya Ruhango, ariko byose bigamije ko tubikuramo gutera imbere, tubikuramo ubuzima bwiza bwisumbuye kurushaho bwa buri muturage wese uri mu Ruhango. Nk'uko rero ikibazo ubajije kijyanye n'iterambere mu bice bigize iki igitaramo twagize uyu munsi, kimwe mu bikigize yari ikiganiro kijyanye no kungurana ibitekerezo ku byakorwa kugira ngo umunyaruhango waba ukiri inyuma, ndavuga mu iterambere, afashwe n'abandi bamaze kugira aho bagera, afashwe n'ubuyobozi dufatanyije n'abo bafatanyabikorwa tumuzamure, ariko kandi tunahange indi mirimo myinshi bikozwe n'ababishoboye. Twaberetse yuko dukeneye inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, twaberetse ko dukeneye amahoteli, twaberetse ko dukeneye ibituma Ruhango ikomeza kugendwa igashyuha cyane, hanyuma n'abaturage bakabyungukiramo. Abantu bo twari kumwe bagera muri 300 baturutse ahandi n'abatuye mu Ruhango, ariko bose bakaba abanyaruhango, bahuje urugwiro kandi rurakomeza mu kindi cyiciro cy'igitaramo, aho noneho tugiye kwinikiza, tukabyina, tugatarama, tugakama, tugasangira amata, tugasangira ikijumba n'umwumbati, tugasangira umutsima, tugasangira amarwa, abantu bakibuka ku ivuko uko biba bimeze, uko byabaga bimeze, bikabaha imbaraga zo gushibuka no gutambuka. Bavuye hano bajyanye uwuhe mukoro babemereye n'abandi mugire n'icyo mubasaba? Dufite ibintu byinshi twemeranyijweho, uretse ko byaniyongeraga ku byo twaganiriye mu nama duherukamo mu mujyi wa Kigali. Ariko igikomeye navuga ni uko hari abaturage bamwe bakiri mu bukene, bakiri munsi y'umurongo w'ubukene. Nubwo Ruhango igaragara mu turere 7 tumeze neza mu bukungu, mu bushakashatsi buheruka bwa ACV7, ariko hari abakiri mu murongo w'ubukene bagera, ubu dufite muri uyu mwaka dufite 8,000 ingo 8,000 ku ngo 101 tumaze kugira. Abo bantu bakeneye kugira aho bagezwa. Ibyo twemerejweho ni ugusaranganya iyo miryango, bamwe bagafata iyi, abandi bagafata iyi, abandi bagafata iyi, yose ikamererwa neza babigizemo uruhare. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko hashorwa imari mu Ruhango ishingiye ku bukerarugendo, ubwa mbere bushingiye ku muco, kuko dufite byinshi bishingiye ku muco, ndetse n'ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana, ariko abantu bakinjira no mu bucuruzi, kuko Ruhango yahoze ari umujyi w'ubucuruzi. N'ubu ngubu ubucuruzi burahari, ariko turashaka kubukuba inshuro nyinshi, Ruhango igahinda nk'akarere kari hagati mu gihugu, kari hagati mu ntara. Icyo ni icya kabiri abantu batwaye. Icya gatatu ni uko abantu bongeye bibuka yuko ibijumba bishobora kuvamo imigati, ubunyobwa bushobora kuvamo amavuta, ibihwagari bikavamo amavuta, kawa igatunganywa ikaba yavamo iyo kunywa ako kanya, tutagumye kuyigurisha ari idatunganyije. Ibyo byose, umucanga, amabuye meza, bishobora kuvamo ibirahure, bishobora kuvamo ibindi bikoresho. Ibumba ni uko. Abantu bongeye kubyibutsa, ariko igikomeye kurushaho batwaye ni icyizere cy'uko ubuyobozi bukorana buri muturage wese, hanyuma bakisanzura muri ibyo bikorwa by'iterambere. Noneho tubwire bimwe mu bikorwa
biteganyijwe by'iterambere y'amahoteli hari ibiri hari wagenda utunyemo n'abandi bagira mu ruhare ibyo biri hafi biri kuzamuka cyangwa biteganyijwe. Yego, muri uyu mujyi wa Ruhango n'ahandi hirya no hino mu mirenge hari imishinga igera, ndavuga y'ubucuruzi, ibikorwa by'ubucuruzi igera kuri 21, imishinga 21, harimo amahoteli. Hano mu mujyi wa Ruhango hatangiye amahoteli agera kuri 5, hari muri 5 harimo 3 batangiye gusiza, harimo 2 yaboneye ibyangombwa bitegura gusiza, ariko hakazamo n'indi mishinga yindi y'ubucuruzi cyangwa se yinjiza ituma abanyaruhango n'abandi bo hirya no hino bagendeye umujyi, nk'umushinga w'ibizamini by'imodoka nka wa wundi muzi i Busanza i Kigali. Uwo mushinga ugeze hejuru ya 70%, ndetse tukaba dufite n'imishinga ishingiye ku buhinzi. Uruganda rutunganya umuceri rugiye kubaka narwo rwatangiye gusiza hano mu mujyi wa Ruhango, ndetse n'uruganda rukora ibiryo by'amatungo. Ahangaha kandi hakaba hari indi mishinga y'ibibuga by'imikino irimo ikorwa n'ibigo by'amashuri. Hakaba n'imishinga natwe ubwacu turimo dukora, cyane cyane turimo turita ku bintu 3 nababwira bikomeye: ni imihanda, gutunganya imihanda, ni ukurangiza igipimo cy'amazi kikagera ku 100%, n'igipimo cy'amashanyarazi kikagera ku 100%, ku buryo nta muntu uzagira imbogamizi yayo yose mu kugira ngo uruganda rwe rukore neza cyangwa se ikindi yifuza agikore neza. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka hashyizemo amafaranga n'iki yo gukomeza kuzamura ibikorwa byose? Ubundi ibikorwa byose ntabwo ari ngombwa ko bikorwa na leta cyangwa akarere. Ibyo bikorwa n'abikorera dushyiramo ingengo y'imari nkeya yo kubikurikirana gusa, ariko twebwe by'umwihariko dufitemo akarere kose gafite miliyari 35. Muri izo miliyari 35 harimo izigera kuri 7 zo kujya mu bikorwa remezo bikozwe n'akarere, ariko ubwo simbabwiye andi mafaranga atazaturuka mu karere. Mbaye nk'urugero, hari miliyari zigera ku 10 zizava muri WASAC kugira ngo twubake ya miyoboro y'amazi. Hari miliyari nazo zirenga 10 zizava muri REG kugira ngo turangize ikibazo cy'amashanyarazi. Hari izindi miliyari zigera kuri 7 zizakora mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane mu muhora wa Kabagari Kaduha Gitwe corridor, ndetse n'ibindi bikorwa biri mu mayaga, umushinga wo gumya gutunganya amayaga ngo ntazongere kugira ubutayu n'ibindi bibangamira imibereho myiza y'abaturage. Yakwameya mwenda nkurekura, hari icyo kibuga twaragisuye ubona ko biri hariya kizajya gifasha abantu kubavuna amaguru bajya i Kigali. Mu by'ukuri kuri mwebwe murabona kizongera n'irihe shoramari muri aka karere, n'icyo umuntu asaba abantu kugira bazakibyaza umusaruro? Ntabwo numvishe icyo uvuga. Ni ikibuga kibuga kizasimbura cya Busanza ukajya bajya i Kigali. Yego, ikibuga gikorerwaho ibizamini byo gutwara imodoka. Kiriya kibuga ni cyiza cyane. Ni icya mbere, abantu bakorera ibizamini mu buryo busanzwe hirya no hino mu turere tudukikije, kimwe na kure ndetse mu gihugu, ni ibibuga biba hakeya. Ubwo kiri Busanza nyine na hano. Urumva rero abo bantu bose baza gukorera ibyo bizamini bazajya baza hano, hanyuma bakoresha resitora zacu, bakoresha hoteli zacu, baharare, bazana ubumenyi hano. Mbese ubundi ubukungu ni abantu. Igiro twabonye abantu bahagije byose bizatungana, na ya gare yacu irimo yubakwa n'abikorera izabona nyine abakiriya bahagenda n'imodoka, ariko banahahiramo kuko izaba n'inzu y'ubucuruzi, harimo inzu y'ubucuruzi ifitemo byinshi bikenerwa. Muri iriya nyubako ya gare dusoza, abikorera bafitemo imigabane ingana gute? Yego, urakoze. Twebwe akarere dufitemo 35%, indi migabane yose isigaye 65% ni yabo. Rero mbaza iki kibazo, turi kuvuga ku gitaramo ndangamuco cyane cyane bishingiye ku mateka ya Ruhango. Kugeza ubu turacyabona urutare rwa Kamegeri ari rwo rutunganyije. Muhagaze mutunganya biriya byanya mu rwego rwo gusigasira aya mateka? Ni ikibazo cyiza cyane. Buriya n'urutare rwa Kamegeri ntabwo rutunganyije ku rwego tubyifuzamo, nubwo rusurwa. Buriya hariho ibiciro byashyizweho n'akarere, rurasurwa abantu bakishyura. Umuntu yavuga ngo
ruwatunganyije ariko nibura kuri 1/2 cy'uko turwifuza. Buriya rero ibyo twazanye hano turimo tumurikira abikorera, harimo n'ibyo byanya byose bishingiye ku muco. Iyo umuntu avuze ku mugina w'imvuzo, wawutandukanya gute n'umugina wa Jenda na Kabugondo, aho ni mu Byimana kwa Mirenge ku Ntenyo. Iyo uvuze imutakara, iyo uvuze ku mwari wa Musamo, iyo uvuze amasenga y'impyisi muri Kinihira, iyo uvuze ku mana y'Ibobere, iyo uvuze ku mariba ya Muhanga, dufite ibintu byinshi bishingiye ku muco ariko dushaka yuko bitezwa imbere, ndetse nabyo urakoze no kunyibutsa, ahubwo n'umwe mu mukoro twafasha aha ngaha ngo bitezwe imbere. Ntabwo ari ngombwa ko bikorwa n'akarere buri gihe, ahubwo inama njyanama itora icyemezo cy'uko aho hakoreshwa n'abikorera tukahaba. Twumva rero mu gihe gito kiri imbere hari henshi hazaba hatangiye gukora, kandi kugira ngo hatangire ntabwo bisaba ibintu bihambaye. Niba ushaka ko abantu bamenya uko benga ibitoki, basaba uko basya, uko waboha agaseke, ni ugutangira gusa, ahubwo ugashyiraho gahunda yo kubikurikirana ndetse no kuba wabibyaza amafaranga. Kuba kwa Yezu Nyirimpuhwe harafunze ntabwo bizasubiza inyuma ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku iyobokamana. Ni ikibazo cyiza, ariko nshaka kubwira ahubwo ko gufungwa kwaho ni inyungu, kubera ko harimo harazamuka kurenza kuko hari hameze. Ntabwo hafunzwe ngo hagume hafunze, ahubwo twarahafunze turangije tugaragaza ibikenewe. Ubu rero bimaze kugera kuri 80%, ahubwo babishyiramo ibikenewe by'ibanze, ibindi bazabikora buhoro buhoro. Harafunze uyu munsi, ariko mu gihe gitoya harafungurwa mu mezi 2 ari imbere birashoboka. Iyi gahunda turi mu Ruhango izaba ngarukamwaka ko benshi babyifuje, mu twagiye tugana. Urakoze cyane, none ndishimye kuri icyo kibazo. Abanyaruhango, Abanyarwanda bamenye ko uyu munsi akarere ka Ruhango twatangije igitaramo ndangamuco turi mu Ruhango. Turi mu Ruhango rero izaba buri mwaka, izajya iba muri buri Kanama mu matariki turi bwemeranyweho abanza cyangwa yo mo hagati, ariko ntibizajya birenga ukwezi kwa 8 kwa buri mwaka hatabaye igitaramo nk'iki ngiki. Ntabwo bizabangamira igitaramo cya Nyanza twataramye kuba byegeranye cyane, ntabwo ubona ko bisatira cyane. Aho ngaho ubu ndimo ndavuga akarere nyobora, ntabwo nshobora kugereranya n'utundi turere. Twebwe tuzakora ibyacu. Murakoze cyane.